tubaho mwigereranya. Wigeze umenya neza yuko kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi bigusenya cyane bya nyabyo? Nibyo gufata ubuzima bwawe ukabugereranya n'ubw'abandi birakwangiza utabizi. Hari igihe wigeze wicara yenda wubitse umutwe mu maguru, uribaza uti kuki ubuzima bwanjye butameze nk'ubw'abandi? Kuki ntabayeho nka kanaka? Kuki wageze hariya njyewe nkiri hano? Ufungura telefone ukareba imbuga nkoranyambaga, ukabona umwe yashatse, uti yashatse nkiri mu mandazi, undi yubatse inzu ngihumbaguza, uriya aguze imodoka nk'ijijita, runaka bari gutembera amahanga naho giye karite yancanze. Wowe ugasigara wumva utishimiye icyo uri cyo, ukaba nibaza uti ese hari ikitagenda muri jye? Ubundi meze nte? Ubundi ndi muzima? Hari nubwo ugaragura umutwe ukajya uwukorakoraho ukandakanda wumva ko uri muzima bya nyabyo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu gicecekesha abantu benshi ariko kandi kikanasenya benshi: kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Reka turebe impamvu bigusenya, kabone n'ubwo yenda waba utabizi, kandi tureba n'uburyo wabivamo, kubera yuko birashoboka ugahinduka umuntu wigenga cyane ko ntawe munasa ku isi yose. Umuntu arihariye n'umwe ku isi, nta muntu musa ku isi yose. Kugereranya ni ugupima ubuzima bwawe ukoresheje ibipimo bitari ibyawe. Ikibazo nyamukuru ni iki: nta buzima bubiri buba bungana. Dufite amateka atandukanye, yego, dufite ubushobozi butandukanye, amahirwe aratandukanye, igihe kiratandukanye cyo gutera imbere. Iyo wegeranyije n'undi muntu rero, uba wibagiwe ko aho waturutse wenda, uba wibagiwe urugendo rwawe, ukaba wibagiwe ibyo wanyuzemo, kandi ibyo wanyuzemo bitandukanye n'ibyo kanaka yanyuzemo uko byamera kose. Nubwo byaba bijya gusa, ariko umenye ko ibyawe birihariye, ni umwihariko wawe, ntabwo bisa n'ibyuriye. Icyo ubona ku bandi ushobora kuba ari umusaruro w'ibyo banyuzemo, ukaba wibagiwe yenda ibyo babize cyangwa se ko yabiyushye. Kugereranya byica kwiyakira no kwiyizera. Iyo uhora wigereranya n'abandi, wumva ntacyo uri cyo, wumva hari ikibura muri wowe, wumva utanakwiye mu bandi. Gake gake, buhoro buhoro, kwiyakira kukuva mu mutima, ugatangira kwanga uwo uri we, ugatangira kwifuza kuba undi muntu. Nyamara uri wowe, nta wundi muntu waba. Ariko muri ikibazo ni iki: ntabwo ushobora gutsindira mu buzima bw'undi muntu, umuntu utandukanye nawe. Ni wowe ubwawe. Imbuga nkoranyambaga hanze aha ngaha hari ibindi zongereye by'ibibazo. Ku mbuga nkoranyambaga abantu burya basangizanye byiza gusa, ntabwo berekana intimba bafite nyinshi, oya, ntabwo berekana amarira n'agahinda, ntabwo berekana gutsindwa kwabaye, berekana ibyiza gusa. Tukabona wowe ukibwira ko ubuzima bwawe wenda ari buri perfect, ni bwiza, buraryoshye, bufite icyanga, byahe byo kajya. Buri wese yibitseho agahinda ke atagaragaza ngo wenda tukamenye kose. Nyamara akenshi abantu barangwa n'agahinda kihishe. Benshi bafite amadeni. Uretse banki twese tuzi, hari za banki Rambert, hari Bimina, Mokash. Amadeni ni akavagari kayo hirya no hino, CRB niyibizi. Benshi bari mu bibazo by'imibanire, benshi bari mu rugamba rwo kwiyakira. Byose ukabireba yenda ntubibone, ahubwo ugatangira wigeranya ngo icyampa nkamera nk'uriye. Ubaye we ushobora kuba wagira agahinda gakabije. Ibyo ubona rero mu bigaragara ubundi ni sene, ntabwo ari realite y'ibintu. Inyuma ya rido hihisha amakuru yandi utazi, amenshi kandi ateye agahinda. Kwigereranya n'abandi biguhindura umucakara w'abandi. Iyo wigereranya wishimira ko abandi bateye wenda, kandi wibuke nawe ufite uko uteye kwawe. Ubabara kubera ko ari wowe, wenda ushobora kubabara kubera aho wowe ugeze, intego zawe zigahinduka iz'abandi. Ugatangira kubaho ubuzima butari ubwawe, ugakora ibintu bitakuvamo, ukaba wakurikira inzozi zitari izawe. Kandi ukwiye gukurikiza inzozi zawe bitewe n'intego wihaye, kuko ni wowe, nta wundi ugutekererezamo. Wakora iki ngo uve muri ibyo bintu? Emera urugendo rwawe rw'ubuzima.
uraho uri kubera impamvu. Yego waremwe kubera impamvu. Ntukifate nk'uwatinze ngo utangire uvuga ngo natinze gutera imbere, ngo abandi baransize, baratanitse, baranyanikiye. Uri mu gihe cyawe cya nyacyo. Gereranya ubundi wowe n'uwo wari uri ejo hashize. Ejo hashize wari uwuhe? Hanyuma ese nibura hari icyo wize? Guhera ejo hari icyo wize? Ese nibura hari intambwe wateye? Ese hari icyahindutse? Icyo nicyo gipimo nyacyo. Ibindi byose ntabwo ari ibyawe. Jya ureba aho wavuye, urebe n'aho ugeze. Nusanga warateye intambwe, ushima Imana. Gena intego zawe, ariko kandi ntugendere ku ntego z'abandi. Wenda abandi bose ubonye ngo utekereze ko intego zuriya zireshya n'izawe. Ntukirwaneho yenda ngo ubundi muntu, ya ntabwo ari byiza. Rwana kuri wowe ubwawe, ube wowe wiyongereye. Wenda shima ibyo ufite, kuko gushima burya ni umuti wo kutigereranya. Uwanyuzwe n'icyo afite aba ari mu nzira zo kwiyubaka. Tugana ku mwanzuro rero, ubundi ntukigire umwanzi wawe bwite kubera yenda kwigereranya n'abandi, ushaka kubaho ubuzima butari ubwawe. Ubuzima ntabwo ari isiganwa nkubwire, ahubwo ubuzima ni urugendo kandi rukomeza. Yego hari abageze kure vuba byihuse bitewe na za mpamvu twavuze, amateka, amahirwe, igihe cyo gutera imbere. Hari abagezeyo batinze, nabyo birashoboka, ariko bose bashobora kugerayo. Ari ugeze yabangutse, ari ugeze yatinze, bose babasha kugerayo. Ntukipime rero ukoresheje ubuzima bw'abandi. Ntabwo ubuzima bw'abandi ari igipimo cyawe. Ipima ukoresheje ukuri kwawe, urugendo rwawe, icyerekezo cyawe, amateka yawe. Ushobora kuba wakunze yenda iyi video cyangwa se ubutumwa burimo bwagufashije. Byaba byiza wibutse gukora subscribe, ugasangiza abandi iki kiganiro. Kandi buryo iyo ugiye mu mwanya wa comment ukandika igitekerezo cyawe, biba byiza cyane kuko tubaho tuganira. Ubundi intebe wigeze wigereranya n'abandi kandi wenda nyuma bikaza kukubabaza. Iyi ni Isaac Inspire TV. Reka mbashimire kuba mwatanze uyu mwanya kugira ngo tuganire. Ibiganiro nk'iki nakagaruka. Mbashimira cyane ko muduha umwanya kandi mukadukurikira. Reka mbifuriza amahirwe maze.